twizere ko abantu badukurikiye mu bice bitandukanye bameze neza. Utameze neza nyine no kwihangana, ntabwo igihe cyose ibintu biba bimeze neza. Turi kumwe n'umusore wacu hano tubona ufite n'igishushanyo cy'umuhanzi umwe mu Rwanda unakomeye witwa Ngabo Medard. Turakwakiriye neza cyane. Murakoze cyane. Witwa nde amazina? Nitwa Felix Design. Amazina y'ababyeyi? Amazina y'ababyeyi ni Iradukunda Jean Felix, ariko amazina nyine ya kariyeri ni Felix Design. Felix Design. Yeah. Hanyuma Felix wambaye ibintu by'imikara, kubera icyo wahisemo kwambara ibintu by'imikara n'imihondo? Black yero ni ibara ryanjye nyine, ni amabara yanjye nkunda cyane nyine, n'abantu banzi cyane akenshi niyo mabara bamenyereyeho, niyo nkunda guhindaguranya cyane. Hari icyo asobanuye mu bigenda, njya numva ngo amabara agira ikintu asobanura, niba yambaye umukara, niba yambaye iki, bikaba bifite ibisobanuro. Nuko mbikunda gusa, nuko ariyo ankurura to. Uyu munsi turi kuri talent na passion, bya bintu umuntu bari impano ariko nanone akaba byiyumvamo. Twifuje kuganira kuko twagiye tubona ibihangano byawe byinshi bitandukanye ariko bikoze mu buryo nabwo ubona butandukanye. Tubwire impano yawe, ubundi ibi duhere kuri ibi by'ubuhanzi. Warabyize? Nibyo wize? Ni impano yaje? Abantu bavuga ati ni impano ntabwo nigeze mbyiga. Okay, nyine urumva iyo bigiye gutangira akenshi umuntu nyine atangira bikora nyine atarabyize, ugasanga iyo ari impano yawe ni ibintu nyine bikuzamo kuva mu bwana, bikazaba bigukurura nyine gushushanya, ukazajya ushushanya ibintu nyine biri ku rwego rwawe nk'umuntu utarabyize. Naje gukora mbikunda, nza kujya kubyiga ku Nyundo, ndakomezana n'ubundi kubikora hanze. Wize no ku Nyundo? Yeah. Niho neze burya. Twize hamwe kabisa. Nicyo wenda ntarinzi ko twize hamwe. Hanyuma turabona ishusho ya Ngabo Medard. Ubundi ubwo buhanzi bwawe bwibanda ku kintu, tumanza tubwire, uretse Meddy hari abandi washushanyije bakomeye ba star? Ni ukuvuga ngo iyi style bayita pyrography cyangwa se wood burning, nyine ni style itamenyerewe cyane mu Rwanda. Abantu benshi twari tumenyereye amarangi, kuko no ku Nyundo niyo twigaga sculpture, nyine gukora amashusho mu biti. Ariko iyi style ya wood burning cyangwa se pyrography ni style nshyashya nyine mu Rwanda. Urumva nikorerwa ni ku Isubi House of Art. Natwe tuhakorera. Ubwo urumva ni bumwe mu buryo bushya bwo gushushanya. Nyine twarebye dusanga abantu nyine hari igihe waguraga nk'igihangano, sibyo, noneho ugasanga kimara nk'igihe gitoya, ugasanga mu buryo bwo kuramba nyine kimara igihe gitoya. Ariko buno buryo bwa wood burning bwo ni uburyo bushobora kuramba, ushobora kumara igihe kinini mu gihe cyose uba nyine uri wabukoze ukabuhereza umuntu, bumara igihe kinini, buraramba, bugaragara neza. Urumva already twe twibanda ku biti, kuri wood nyine. Wood nimba turi gushushanyaho ni ikintu kigaragaza ko n'ubundi style urubaho uba wumva ko rukomeye, nta hantu ushobora kujya mu gihe warukipinze neza nyine kabisa. Umaze gukora amafoto nkanga y'ibyamamare? Amafoto nabonye ku giti cyanjye, wenda hari n'andi utaratubwira. Amafoto ashobora kuba arenga nk'icumi y'ibyamamare gusa, n'andi y'abandi bantu nagiye nkora. Urumva bwa mbere nyine ko style iba ari shyashya kugira ngo byibuze abantu bayimenye. Nimba ubona ko nashushanyije nka Meddy ukahita ubona ko namukoze, nawe urumva biba bishoboka ko nagushushanya. Niba ubona nashushanyije umuntu ukabona uramuzi, bitandukanye n'igihe wabona ari indi foto y'umuntu utazi nakoze. Niyo mpamvu izi ngizi arizo ngerageza wenda kujya gukora promotion, nyine kugaragaza ibihangano byanjye ku bantu bazwi nyine. Nimba ubona ko nakoze igishushanyo cya Meddy, urumva hari n'ibindi Nicky Dimples, ba Philipita, ba Bruce Melody, nakoze na Tito Rutaremara, nyine n'izindi nyinshi. Ari niyo nabonye ni ya Karasira, ni ya Karasira n'umugabo we nayo narayikoze. Urumva zino ikintu zimfasha nyine mu gukora izina ryanjye nyine. Urumva ahantu iyo umuntu abonye nk'ifoto y'umuntu azi akabona nayikoze, urumva biba bishoboka ko niyo nayikora. Wagiye uzibashyikiriza? Yego, zimwe zabagezeho, hari abo zagezeho, hari n'izindi nkifite zitarabageraho. Ariko ikintu cya mbere mba nzikora nyine ni ukwipromotinga. Iyo duhuye nyine akenshi barazikunda, nabo tutarahura mfite icyizere ko nyine bizashoboka nkazibahereza. Abo wazihaye tuvuge comment zabaye ya Clarissa warayimuhaye, reka ari we duheraho. Yego, we narayimuhaye, yarishimye cyane, numva nayimuhaye mbere yuko akora ubukwe. Nyuma yaho nyine
urumva ikora nyine igufasha muri connection. Hari n'abandi bantu baza bakurikiriye yuko nyine yarayipostinze, none amaze no kuyipostinga hari abantu benshi bagiye babona batera comment, benshi bakanyandikira, nyine tukagenda dukorana gutyo, nkagerageza nabo kugenda mbakorera. Hari abenshi nyine urumva gukora abasitari bimfasha nanone kubona irindi soko riturutse ku bandi bantu. Yakubwiye ngo iki koko ntekeza ntiyari mu bantu bwose badatinya kuvuga ukuri kw'amarangamutima ye mu gihe babonye ikintu kibashimishije. Karasira yarishimye cyane, yaranshimiye, nibyo ngibyo. Ya Meddy urayigendana ntabwo urayimuha? Ya Meddy urumva kubera ko aba hanze biba bigoye kuba nyine wahita umugeraho byoroshye, ariko wenda nawe nshobora kuba mfite icyizere ko rimwe bizakunda kayibona. Ntabwo uranayipostinga wenda ngo uyimutaginge? Iyo ifoto ye yarayibonye, ahubwo nyine ikiba gisigaye ni uburyo bwo guhura nawe abishaka ko duhura, ariko nyine bikagorana kubera ko waza mu Rwanda ari bifite gahunda nyinshi. Nanjye urumva kubera ko ndi kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, kenshi yari hano ari igihe bihurana nuko afite amasomo nyine bikagenda gutyo, ariko hari igihe twese twazabona akanya nyine bikaba ngombwa ko nyimuhereza. Abandi barimo ba Nicky Dimpoz, ifoto barayibonye? Nicky Dimpoz yarayibonye nawe yamugezeho. Mbese ubu buhanzi bwawe iyo ubirebye gutyo ubona ni ibintu bishobora kuba bifata umwanya munini cyane? Niko mbitekereza, banza ari ukubera wenda ntabikora. Ifoto nk'iyi ikora mu gihe kingana iki? Wayitondiye kabisa. Ifoto urumva kugira ngo uyisohore nyine bisaba kuyiha umwanya, ukayiha igihe kugira ngo na nyirayo azayireba. Nyine kuba nshushanya ukabona yuko ari we nakoze, urumva biba byantwaye igihe. Byibuza iyo nayikoze mu gihe gito ni nko mu gihe kingana n'icyumweru, kuva ku cyumweru kuzamura, nibwo nkora igishushanyo. Urumva nanone ikindi kintu kuri bino bishushanyo, hari umuntu urabona nk'iyi ni ntoya kugendana biroroshye. Hari umuntu uza ushaka format nini cyane, nyine ya indi yo kumuhereza kwita yishyira muri salo, kuyishyira ahantu runaka. N'abantu benshi mu mahoteli nyine umuntu aza, ntabwo ari portrait gusa dukora nyine na animals, inyamaswa, tukakora nyine ibintu byose, gushushanyaho amatopika atandukanye. Tuyakora nyine urumva twe ikintu tuba tugambiriye ni ukuyakora muri wood kugira ngo nyine kiba ari ikintu kizaramba, atari cyane kizamara imyaka 3-4 ubone cyashaje. N'ubundi iyo uyibona gutya tubona ko ishobora kumara imyaka myinshi itaragira ikibazo igira. Urabona iyi ni ntoya, hari nini mba narakoze. Biragaragara ko rero bigutwara umwanya mwinshi. Umuntu ashobora no kuvuga ati buriya iranahenze rero, ntabwo igihangano nk'iki kiba gihenze cyane? Nyine igihangano ndumva turumvikana, ntabwo kiba gihenze cyane urebye ukuntu nyine kiba cyakozwe, igihe kiba cyakozwe, igihe nyine uba wagikoze ukuntu kiba kingana, ugereranyije n'ibiciro byacyo ntabwo biba bihwanyije. Nyine urumva kubera ko tuba dukeneye ko abanyarwanda batunga ibyiza, niyo mpamvu tutashobora kubahenda. Nyine tuba dukeneye ko batunga ibyiza ku buryo n'umuntu ugeze we akayihasanga ashobora kwitunganya ati iki kintu wagikuye he, ninde wakigukoreye, nyine kugira ngo dukomeze dukorera abanyarwanda ibyo bakeneye nyine, kandi bataka inzu zabo, bataka nyine buri hamwe hawe hose nyine bafite. Ufite amatsiko yo kuzahura na Meddy, ukimujyaniye amaboko amaso ku maso? Amatsiko urumva umuntu iyo ufa n'umuntu ukamushushanya nyine biba bigaragara yuko ubundi akenshi abantu bose nshushanya ntabwo nshushanya umuntu gutya. Nyine iyo ngerageje kubitekereza, ni umuntu mba narakuze nkunda, ni umuntu nyine aba ari ukuntu nyine mukunda. Ubwo urumva ndamutse mpuye nawe byanshimisha cyane, kandi nawe byamushimisha kubona nyine yabonye gifts yito. Yagiye niyo mwitabura A4 akangaka gafite 35 kuri 25 cm. Urumva n'ingiye umuntu abashaka metero kuri metero n'igice, metero nyine urumva icyo umuntu akeneye cyose bitewe niyo ashaka, turumvikana tukayimukorera nyine. Iyi buriya umuntu ayigura ngahe? Wenda birenze kumvikana, ariko ushobora kujya nko muri range ukavuga ati nk'iyi iri kuri zimezire zingana gutya ni 300, 100, magana ngahe, senze numvisha ibintu by'ubugeni binahenda rimwe na rimwe. Nk'iyi duhere muri izo mezire, umuntu arashaka kuvuza ati ndashaka nkorere ifoto nk'iyi cyangwa irenze yajya ku rukuta. Urumva iyo duhereye nko kuri iyi ntoya nyine urumva akenshi hazamo ubwumvikane.
no mpamvu nyine ibiciro bya art bitagira nyine kubwira umuntu ngo tuyikorera aya ngaya na ko uyu munsi usanga iyo twayikoreye atari iyo dukorera ejo nyine urabizi ko bigenda bihindagurika. Gupresiza igiciro kuri kamera biba bigoye, ariko ibyiza turiyumvikanira nyine, ntabwo biba bihenze cyane. Andi mafoto atari ibyamamare, hari n'andi mafoto wenda waba ufite yandi uri gukora cyangwa se wakoze y'abantu bakomeye? Ego hari amafoto yandi mfite turi buze kuyerekana. Nyine harimo amafoto ya ba Bruce Melody, ba Phil Peter, yose turayabereka. Tito Rutaremara mu Rwanda ndatekereza nta muntu utamuzi, nyine ni n'akamaro afitiye abanyarwanda. Ni menshi barazi kuyabona. Yose niwe wayikoreye? Ego yose ni njye wayakoze. Hanyuma kuri iyo talent na passion n'ibiki byose bimaze kukugeza kuki? Urumva iyo uri kubaho nyine nta muntu ubasha gusaba ikintu, nyine muri rusange nyine ubasha kwiha icyo ukeneye mu gihe ukora ibyo bintu. Urumva akenshi ndacyari umunyeshuri, ntago nyine ndavuga ngo njye hanze nkore cyane. Urumva kuba mbasha kwiha ibyo nkeneye kandi nyine no ku ishuri ni ibintu byiza, ni iby'agaciro. Urumva hari ikintu bimaze kungezaho. Ndatekereza ko igihe nzaba mbikora noneho as career nyine ntakiri ku ntebe y'ishuri, aribwo nyine bizangeza ku bintu bifatika cyane. Ku ishuri ho wakomeje kwiga ibiki? Ku ishuri ndi kwiga design muri kaminuza. Byo urumva ko ni bivandimwe? N'ubundi byose ni kimwe. Design urumva kwibanda ku bintu bya interior design nibyo bindi ndi kwiga. Urumva n'ubundi kuba wafata amashusho nk'aya ngaho ukayashyira mu interior design, mu mazu, mu mahoteli, ahantu henshi hatandukanye nyine. Urumva n'ubundi byose ni kimwe, ntago nigeze ndebya cyane. Nko mu bihangano umaze gukora, wenda ntabwo tugiye kuvuga ngo ni cyari icyande cyangwa cyari icyande, ni ikihe wagurishije menshi ukavuga ati okay, nibura rwose nagiye kurya ku mbuto z'ubugeni bwanjye? Ari igishushanyo nigeze kugurisha 200,000. Urumva nari nkitangira nyine nicyo nagurishije menshi, ariko urumva n'ibindi ubwo kuko nari ngitangira ndatekereza ko nimara kubona umwanya ufatika nubwo umuntu azatangira gukorera amafaranga menshi cyane. Urumva kubivanga n'ishuri amafaranga bari menshi cyane ku munyeshuri. Hanyuma gato dusubira inyuma, watubwiye ko wize ku Nyundo, ari naho ibi bintu wabyize, ariko impano nk'izi iyo uzigenzuye kenshi usanga atari izo mu ishuri gusa. Ukiri umwana nabwo warashushanyaga, wenda ukaba washushanya nk'ikintu umuntu akavuga ati wow, uyu mwana afite impano, wenda ukabiza gukurira ku Nyundo? Nkiri umwana kwa kudu umuntu aba yiga primaire, ari ukuntu nka mwarimu bati ndadushanyiza kano kantu nkaba nageze, ukabona nk'abana benshi bari kuza tudushanyiriza indabo, dushanyiriza nyine. Urumva ni ibintu umuntu atangira na kera, ahubwo kugira ngo umuntu ari nabyo umuntu abashimira n'ababyeyi, kugira ngo umuntu azafate decision yo kubwira umwana we ngo jya kwiga gushushanya, ni ibintu bikomeye. Bumva akenshi ababyeyi benshi bumva ko umuntu wize neza ari umuntu wize ibintu by'itangazamakuru, by'ubuganga, ibintu bijyanye n'ibintu byo kuboroka cyane. Kubwira umubyeyi ko ugiye kwiga gushushanya biba bigoye kugira ngo uzabimwumvishe neza. Urumva nicyo kintu cya mbere nshimira ababyeyi, kuba nasabye ko najya kwiga ibintu nshaka, ibintu nkunze. Urumva nanone iyo ugerageje kubyiga ubikunze birakorera mu kubikora. Ababyeyi no kuvuga ngo baguteye courage kuva kera, kuko hari nk'umwana wawe wenda ari mu rugo ugasanga ari gushushanya, ababyeyi bakaba bamukubita akavuga ati bandi bari kwiga aho uri gushushanya, kandi wenda ni impano imurimo iri kugenda ivumbuka, ugasanga ababyeyi wenda barabirwanyije. Kuri wewe kuva ukiri umwana kugeza ku ntambwe ugezeho uyu munsi baragushyigikiye? Ndatekereza batangiye kunshyikira neza ari uko babwiye ko ngiye kwiga ku Nyundo. Nyine imbere ntago babyumvaga, nyine ni kwa kubikora wihishe, nyine kubikora kuko bikunze ariko abandi batabikunda, nyine bakabona ko ibintu byo gushushanya nyine bari abana b'ibirara, abana badakunda ishuri. Ariko ubu ngubu nawe iyo barebye wenda nk'urwego umuntu aba agezeho bitewe n'ibyo bintu, baravuga ati hari ikintu byakumariye kandi ari n'ibyo bizakumarira kurushaho. Jya kwivuko ni mvuke Butare. Butare yajya mu muracyavuka na 6? Na 6 cyane 3. Na 3 ako sinzi aho biva nyine. Gusa iyo babivuga cyane gutyo umuntu arabyakira nyine, ntago wabihakana kandi ariko ababizi. Wewe ubigenzuye subona ya 3 bakiyavukana cyangwa byarahindutse? Ubu ngo sinzi ikintu bagenderagaho babivuga,
nyine bavugaga ko ariko ntekereza ko baba babivugaga cyane ari uko wenda amashuri menshi ariho ahantu aba ari nyine ari cyo gice cy'amashuri cyane kubera ko nyine ubu ngubwo kubera ko n'ubundi agihari hari nayiyongereye udatekereza ariko bikimeze umunyabutare wese aracyavukana 3 ubwo ngubwo ndiko nawe bitekereza. Hanyuma turimo kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, umuntu aravuze ati ndabibonye di bakora ibintu byiza, ubundi wo gushaka yakubona he, ushaka ko mukorera wenda niba ari na contact mugakubonaho imbuga nkoranyambaga kugira ngo service wenda ashaka kwamufasha mubonane. Okay, ku mbuga nkoranyambaga nkoresha kuri Instagram nkoresha Felix Design, Felix akarongo design 6. Ya niyo Instagram nkoresha. Facebook nayo ushaka kunyandikiraho ni Iradukunda Jean Felix, Twitter ni Felix Designer. Noneho aho ngaho hose akenshi usanga profile zanjye ziriho bino bishushanyo. Ntago nyine urumva ari igihe abantu babitiranwa cyane ku mbuga bitewe n'amazina, ariko ngiye ikintu kindanga ni bino bishushanyo nyine bya Wood. Ubona biyite bishushanyo hano kuri Wood cyane. Noneho nimero ya telefone 0788 238 42 7 ubwo ngubwo ngikoresha no kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira, ushobora kumpamagara tukavugana uramutse wishimiye nk'ifoto akavuga ati ngenda shaka iyi foto ari uzankorera. Cyane cyane nk'abantu bafite aba girlfriend cyangwa boyfriend twite tubikora vuba ubundi mukazahora mukunda niteka kabisa. Felix, turagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi tukwifuriza amahirwe muri kariyeri yawe. Murakoze cyane namwe.